Twongeye kubasuhuza bakunzi b'inkuru z'urukundo, bakunzi b'ibitabo byanjye bibanisha abanyarwanda n'abantu muri sosiyete muri rusange. Mm, Nk'uko bisanzwe nitwa Emmanuel Rwimana uzwi ku izina rya Amy Simple. Nkaba umwanditsi w'ibitabo bishize nibutse ko turimo kubasomera igitabo cyitwa Ikiguzi cy'Imbabazi cyanditswe na Emmanuel Uwimana, cyasohotse muri uno mwaka w'ibihumbi 2021. Byose ubwo rero mu bice byatambutse, nari nabasomeye igice cya mbere, igice cya kabiri, igice cya gatatu. Ubu rero ngiye kubasomera igice cya kane cy'iyi nkuru yitwa Ikiguzi cy'urukundo. Bibutse ko ari inkuru yabayeho ariko ihindurwa mu buryo bw'ubuhanga n'umuhanzi kugira ngo igire abifasha siritu urubyiruko n'abandi bantu bose baba mu muryango nyarwanda bakunda ibihangano, ibitabo, inkuru z'urukundo. Munyemerere rero basomere iki gice cya kane. Duherukana mu gice cya gatatu. Umurungi yaravuye mu bitaro, yarabyaye umwana w'umuhungu amwita Cyomoro, agiye hanze gushakisha akazi ndetse yarakabonye abifashijwemo na Mbabazi. Ubu rero mu gice cya kane tugiye kubasomera naho turakomeza twumva ese Umurungi yaje kugera ku kazi. Duherukana turimo kwibaza ibibazo bikurikira twibaza tuti ese uramutse uri umurungi, ese ari wowe wamaze kubona ibyo bintu, ese ari wowe wakwakira ute inkuru ikubwira ko wabonye akazi, ari umuntu akakuboneye nta kizamini wakoze, nta wabyitwaramo gute? Ari wowe, ni wowe mvuga, wowe udukurikiye. Qu'est-ce que tu peux faire? Ese umuntu wakugiriye neza bingana gutya atitaye ku mabi wakoze yose n'inzira waciyemo zuzuye ibikomere, wamwitura iki? Question: wamwitura iki? Ese byakubayeho? Wabanye n'uwo byabayeho? Wamugira nama ki ku nyiturano azaha uwamuteze amatwi n'abandi wamuteze amatwi abandi bayakwimye? Nagusabwaga gukurikira igice cya kane cy'iyi nkuru Ikiguzi cy'Imbabazi, nicyo tugiye gusoma. Nizere ko uteze amatwi. Any comment uyishyire hasi. Nishimira comment zaba izicalenjinga, zaba izingira inama uburyo nagerageza kwagura ibi bintu by'ubuhanzi no kubagezaho ibyo mukunda nk'inshuti zinkurikira umunsi ku wundi, nanabashimira bakoze subscribe abiyabonesheje kuri chaîne yanjye kugira ngo bajye bakurikira ibiganiro mbagezaho. I like it. Muri abantu b'agaciro kuri njyewe. Iteka mpora mvuga ko iyo umuntu ampaye igihe cye aba ampaye ubuzima bwe, kandi iyo ampaye ubuzima bwe ampaye igihe cye, ni umwenda ukomeye ngomba kuzishyura nanjye ubuzima. Ko umuntu uguha igihe cye burya aba aguhaye impano isumba izindi zose mu buzima. So ndabashimira rero bikuye ku mutima uburyo mudahwema kunyereka urukundo, muri impamvu zikomeye zo kubaho kwanjye. Dukomeze. Igice cya kane cy'iyi nkuru mu bice 12 biyigize. Umurungi amaze kwakira inkuru nziza imubwira ko yabonye akazi, akirimo no kwibuka ndetse no kwibukiranya ineza yagiriwe na Mbabazi. Ese akazi yaje kugatangira? Nicyo twakwibaza. Ese yaje kugatangira? Ni ibiki yahuriye nabyo mu kazi? Ese Mbabazi yakomeje kumubanira nk'umuvandimwe, inshuti ye magara yabitsaga byose? Kurikira ntucikwe iyi nkuru Ikiguzi cy'Imbabazi igice cya kane. Ntatinze rero reka dukomeze. Ntibyatinze Umurungi ahamagarwa gutangira akazi, yewe atanakoze ikizamini, cyane ko muri icyo gihe umuyobozi w'ikigo yari akeneye abakozi b'abaganga byihutirwa. Ntiwakumva ukuntu byari ibyishimo bigoye nyirabyo kubyakira. Nubwo byamusabaga gufata urugendo rutari rutoya akajya gutura kure y'umujyi yari asigaye abamo, ndetse kure ya nyina utari warasibye kumuba hafi muri ibyo bibazo byose yari yarahuye nabyo.
Uyu mubyeyi yari afite ibibazo bikomeye, umwana we yari afite amezi 2 yonyine. Kugendana uruhinja mu mugongo, ibikapu n'ibindi bya nkenerwa byose umuntu wese wimutse aba yitwaje, byamubereye ihurizo rikomeye. Nuko abitekerereza Mbabazi, amwemerera kumuherekeza akamugezayo. Ibi byongeye guko Ibi byongeye gukora ku mutima Umurungi, yongera kwibaza umutima wa kimuntu utagirwa na benshi uyu mwana w'umuhungu akomeza kumwereka, biramuyobera. Iteka yibazaga icyo azamwitura akakibura. Ntiyibazaga ukuntu yitanga akigomwa byinshi ku bwe. N'ababyibaza. Nta gisobanuro na kimwe yari yakabona muri ibyo byose. Iyo yageragezaga kubimubaza, yamubwiraga ko gukora ibyo biri mu nshingano ze, ko ikimubabaza ari ukumubona ababaye, kandi yongera kumusezeranya ko azakomeza gukora buri kimwe cyose ngo amufashe nawe yongere kugira ibyishimo mu buzima. Ntibyatinze bafata urugendo bagera aho yagombaga gukora akazi ku gicamunsi. Mbabazi yagombaga kurara asubiye iyo baturutse kuko yari afite akazi mu gitondo. Yamusize aho asubirayo. Undi nawe atangira akazi mu buzima butari bumworoheye na gatoya. Kuko Abanyarwanda baciye umugani bagira bati uwarushye ntaruhuka, cyangwa ngo uwarose nabi burinda bucya. Mu gihe yari atarabona inzu yo gukodesha, Umurungi n'umuhungu we bakiriwe n'umuforomokazi mugenzi we witwaga Keza, maze amwemerera kumucumbikira mu gihe agishakisha inzu. Yamubereye imfura, amubera umuvandimwe. Kubera icyo gikorwa yamukoreye, byatumye Umurungi amwisanzuraho, yewe wasangaga baganira byinshi ndetse akamubitsa amabanga atari makeya. Nyamara ibyo byose ntibyabujije Umurungi kubanza guteseka mu gihe yari atarabona umukozi wo mu rugo ugomba kumufasha umwana wari ukiri muto. Byamusabaga kujya ku kazi n'agahinja mu mugongo ngo abashe kubona icyo agaha. Umuyobozi w'iri vuriro nawe yaramwihanganiye kuko yari yarabwiwe na Mbabazi ingorane uyu mwana w'umukobwa yari yarahuye nazo zose. Yirindaga kumuhutaza, ahubwo asaba n'abandi bakozi bagenzi be kumufasha no kumuba hafi muri ibyo bihe bitari bimworoheye. Ubwo buzima ntibwasibaga kumwibutsa uwamuteye uwo muruho, watumye arohama mu ruzi rurerure rutagira umusare imbere n'inyuma. Izo mvune yisasiraga akanisegura ntizasibaga kumusura no kumusuhuza, zimwibutsa buri kimwe cyose cyo muri kahise ke. Yari amateka ahanda ahindanye ibyiyumviro bye byose. Mu gihe akiri muri ibyo, yajyaga kumva telefone nayo irasonnye. Yakwitaba agasanga ni Mbabazi umubaza uko yaramutse n'uko yiriwe. Byatumaga adakomeza kwiheba no kwihugiraho, ahubwo agatumbira ejo hazaza he n'umuhungu we Cyomoro. Byatumaga yumva ko hakiri benshi bishimira intambwe yagezeho, bikamutera imbaraga zo gukomeza guhangana n'ubuzima ngo butazatuma azima we n'umuhungu we. Nibyo koko yari afite impamvu ikomeye yo gusingira ubuzima ngo butazongera kumucika ukundi. Iminsi mike ishize yabonye umukozi amenyera akazi, ndetse kubera kuba umunyamurava bamugira umuyobozi wungirije wayoboraga abaforomo n'abaforomokazi muri icyo kigo. Kubera ubugwaneza no gukorana umurava, byatumaga abakozi bose bamukunda. Ibi bizira uburyarya. Ntiwari gushidikanya ko
rya joro ryari ryuzuye urwijiji ryari ryatangiye gutamuruka, ahubwo noneho ko umucyo wari wongeye kuva mu buzima no mu mutima w'umurungi n'umuhungu we. Umunsi umwe mu mpera z'uwo mwaka, ubwo yari yujuje isabukuru y'amavuko y'imyaka 23, nibwo Mbabazi yasabye Keza n'inshuti zabo ngo baze gufatanya gutegura ibirori byo gutungura inshuti yabo kuri uwo munsi, ibintu we atatekerezaga. Ibirori babiteguye neza maze agiye kubona abona inshuti ye magara uyafataga nka musaza we Mbabazi nawe yaje. Byaramushimishije birenze urugero, cyane ko baherukanaga imbonankubone umunsi yazaga amuherekeje aje gutangira akazi. Ubundi bavuganaga kuri telefone gusa, nta mugayo. Ahantu Murungi yari yaragiye gukora hari kure cyane, kandi kubona imodoka zijyayo nabyo byari ikindi kibazo. Uwashakaga kumusura yabanzaga kubitekerezaho no kubitegura bihagije. Nta wari gushidikanya urukundo yari afitiwe muri uyu muryango mushya. Nyuma yo kwishima no gusabana n'abari baje muri ibyo birori, Umurungi yafashe ijambo ashimira inshuti ze zose zari zagize uruhare mu gutegura uwo munsi utagira uko usa, maze aterura agira ati: mu buzima bwanjye bwose nibwo nakwizihiza uyu munsi, yewe sinajyaga nibuka ko ubaho. Hari igihe nigeze gusaba Imana ngo byibura iyo utabaho. Abari aho bose barikanga, maze barajujura. Maze nawe arikoroza, maze arakomeza ati: sinasobanura byinshi kuri ibi kuko hano hari bake bazi ubuzima bwanjye. Gusa tuzagira undi mwanya wo kumenyana bihagije kuko turacyari kumwe. Ariko nimunyemerere mfate umwanya muto nshimire umuvandimwe akaba n'inshuti imwe nabonye indutira izindi mu buzima, Mbabazi. Nahaguruke mumurebe. Maze bose bakoma amashyi ati: uyu mureba yakoze urugendo rurerure cyane kugira ngo agere hano. Uyu mureba niwe wangiriye imbabazi mu gihe nari narazibuze. Niwe wanyibukije ko hari abantu bakigira urukundo kandi ko hakiri n'abandi bafite ubumuntu n'imbabazi. Nimunteze amashyi tumushimire. Uyu mureba ni muto utari gito, akaba intwari mu bato. Akivuga ibyo yaraturitse ararira. Maze Mbabazi atera intambwe aramwegera, afata ibiganza bye arabikomeza. Maze aramwegera amwiyegamiza mu gituza, yenda agafurari yari afite mu ijosi akamuhanaguza amarira, undi aratuza. Niko gukomeza agira ati: murambabarira mba nibutse byinshi kwihangana bikananira. Gusa munyemerere iki kiganiro ngisubikire hano, tuzagisubukura ubutaha nibiba ngombwa. Ahubwo reka mpe umwanya Mbabazi akomeze. Mbabazi yakomeje ashimira uwagize uruhare wese muri ibyo byishimo. Maze nyuma y'ijambo rirerire avuga ku mubano we n'Umurungi, abari aho bose bafashwe n'ikiniga baraturika bararira. Nyuma yo kumva ubuzima bw'inshuti yabo Umurungi, bari bamaranye igihe kitari gito nyamara batamuzi bihagije. Nuko aboneraho gusaba Umurungi ngo yongere yigore atere intambwe imwe yigira imbere, agira icyo amwisabira. Akimugera imbere yaciye bugufi atera ivi hasi, maze agira ati: wanyemerera nyuma yo kuba umuvandimwe ukemera kumbera mutima w'urugo? Undi no gusakuza cyane agira ati: oya Mbaba, oya rwose winsaba ibidashoboka rwose. Urabizi nawe ibyo ntabyo mfite. Kandi ntundenganye kuko nawe urabizi singukwiye. Nako si njyewe, oya, winsaba ibyo nahakanye Mbaba. Nakwemereye byose ariko icyo urabizi ko ntacyo kigira. Urukundo? Oya, umutima ukunda
oya warahabye, watakaye wa munsi w'amatage, umutima ukunda warashwanyaguritse, n'uwo nsigaranye ntukwiriye imfura nkawe, rwose mbabarira, sinshaka ko uzababara ku bwanjye. Akomeza gusubiramo aya magambo agira ati, mbabarira. Umurungi yakomeje kwinginga Mbabazi, ariko nawe yari yafashe uwo mwanzuro, ubona ko yabitekerejeho bihagije. Nuko akomeza nawe agira ati, nanjye mbabarira muvandimwe, kuko mubo namenye bose, nabonye muri bose ari wowe nkwiriye kuba iruhande ubuzima bwanjye bwose. Kuko hagize ukubabaza ukundi sinazababarirwa icyo cyaha na Rurema wakungabiye. Cyo nyemerera ngo uhore iruhande, nkurinde icyazongera kukubabaza ukundi. Keza wari aho yarebeshaga amaso y'ibirimo kuberaho, akareba uburyo Mbabazi afite urukundo rumushengura umutima, akababazwa no kubona umurungi atababarira uwo musore utanga utitangiriye itama ngo amuhe urukundo yamusabaga. Keza yari azi neza igisobanuro cy'urukundo. Nuko hashize umwanya umurungi ati, ntacyo nakwimura urabizi, kereka icyo ntafite rwose, kandi niyo naba ntagifite najya kugishaka, ariko ntubabare ku bwanjye. Tuza nshuti yanjye, ndakwemereye. Gusa nanjye nyemerera nkwisabira ikindi kintu kimwe. N'ubundi ntacyo wanyima kuko uranzi bihagije. Mpa igihe mbanze mvangure byinshi bimboshye, kandi uzakomeze kumba iruhande kuko intege nke zanjye urazizi. Ntazakubabaza kuko nanjye sinazababarirwa. Mu by'ukuri yari yemeye, ariko agishidikanya mu mutima we wari ucyuzuye ibikomere. Kandi koko ni mu gihe yari akibitse byinshi mu mutima we byasugira nabyo byamusanze yikoreye ibindi bikomere byo mu bwana bwe. Yari ataraba uwo kongera gukunda urukundo Mbabazi yari akeneye kumva. Yumvaga akurikije uko yiyizi n'uko azi umutima wa Mbabazi atari we wari ukwiye. Uwo musore udasanzwe watanze ibye byose ngo abashe kongera kuba umuntu. Mbabazi yari asabye ikintu gikomeye umurungi. Kwigobotora iyi ngoyi y'urukundo byamubereye ikindi kibazo cy'ingombabahizi. Nawe rero urimo gukurikira iyi nkuru y'ikiguzi cy'imbabazi, reka nawe nkwibarize, ese ari wowe wabigenza gute? Ari wowe murungi, ari wowe Mbabazi, ni iki wakora? Wakwemera urukundo rugamije kubana n'umuntu wafataga nk'umuvandimwe wawe, inshuti magara wabitsaga byose? Ariko se ni iki wakwima uwaguhaye ubuzima mu gihe wari ugeze ku nkombe zo kububura? Ese ubaye Mbabazi cyangwa umurungi wafata ikihe cyemezo? Ese Mbabazi uru rwari urukundo cyangwa yari amarangamutima n'imbabazi yagiriraga umurungi? Yangaga kuzamubona yongera kubabazwa n'undi muntu uwo ari we wese. Ese ibi byakubayeho? Wabanye cyangwa ubana n'uwo byabayeho? Wamugira inama ki? Ndagusaba kuzakurikira igice cya 5 cy'iyi nkuru, ikiguzi cy'imbabazi. Ntizagucike. Nukenera kuyisomera cyangwa kuyitunga wowe ubwawe, ushobora kujya kuri website yitwa www.umurunga.com. wabona soft copy y'iki gitabo ukagitunga wowe ubwawe ku mafaranga 5,000 yonyine gusa. Ushobora kutwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0788 89 23. Turabakunda, mukomeze gukunda gusoma no kwandika. Waba ukeneye ubundi bufasha ubwo ari bwo bwose waduhamagara, waba ukeneye gutanga comment watuvugisha, turahari ku bwanyu. Turabakunda. Be blessed. Shalom.